ingagi nkuru igeze mu murwa nta handi barizwa ni muri Golden K Technology, igicumbi cy'umwimerere wa electronica n'igorofa ryo hasi rya MP's Plaza kwa Makuza. Tugufitiye laptop zitandukanye kuva ku 200 harimo HPX 360 1030 zikoresha processor zigezweho za i5 na i7, MacBook M1 na M2, iPhone X kugeza kuri iPhone 15 Pro Max, Google Pixel na Samsung zitandukanye kugera kuri S24 Ultra. Tunagufitiye speakers na headphones za JBL, screen monitors, smartphone gimbals, phone covers n'ibindi byinshi. Uku niko gufata kumavuta kabisa. Dukurikire kuri Instagram @goldenkTechnology. Technology. Wanaduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri 0788 30 71 50. Ureka nongere mbasuze kandi mbaye ikaze kuri FATAKUMAVUTA CLIPS, njye ubasuhuza kandi ubaha ikaze. Nitwa SENGABO Jean Bosco a.p.r Papa FATAKUMAVUTA. Mbaye ikaze amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba mu mujyi wa Kigali. Abatureba bari hanze y'u Rwanda, it is what it is. Yingiyi ni FATAKUMAVUTA CLIPS. Ngarutse kongera gukubitira ikinyoma ku mbuga ikubuye, ngarutse gushyira umucyo kubiri kumvugwaho kano kanya hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Ngarutse kandi kongera kwigisha abanyarwanda gahunda ya Ndi Umunyarwanda, cyane cyane urubyiruko, yaba bonduta abo tungana, abo bantu ndaza kubitaho uyu munsi kubera ko turaza kongera tuganire gake ku mateka y'u Rwanda. Ndabona ibyari showbiz byavuyemo ikindi kintu ngiye ubwanjye ntarabonera izina. Abanyamakuru bakuru bahisemo guceceka, bararuca bararumira, yewe yaba abari kuvugwa muri izi case, yaba bari gutukwa, yaba bari kwandagazwa. Ariko ngiyewe ntago ariko mbibona. Icyambere ngiye kubabwira umubano wanjye bwite na Yago, ndaza kumugarukaho ku mubano wanjye bwite ariko wakazi kubera ko nta wundi mubano mfitanye nawe utari wakazi. Ndaza kugaruka kandi kubyo Yago ari kuvuga muri rusange, ibyo abo ari gushinja muri industry. Avuga ko Emrene, avuga ko Sabe, ba Phil Peter, ba Rocky Kimomo, ba DJ Brian, ba Bruce Melody, avuga ko bamuhemukiye ari abantu agomba gutuka amanywa nijoro uko yishakiye. Ariko nanone igice cya gatatu turaza kugaruka ku buyobozi bw'u Rwanda bwo burabivuga iki. Mu kanya gatoya turaza kurebera hamwe itangazo cyangwa se ni ikiganiro umuvugizi wa RIB yagiranye n'igitangazamakuru kimwe hano mu Rwanda. Ahunze yarakurikiranyweho ibyaha biremereye. Uyu nguyu ni Dr Murangira avuga kuri Yago, no umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Dr Murangira Thierry yatangaje ko umunyamakuru akaba n'umuhanzi nyarwaya Innocent wamenyekanye nka Yago yahunze igihugu n'ubundi yatangiye gukurikiranwa n'uru rwego. Nta kintu bimubwiye Yago kubera ko kano kandi tuvugana iri tangazo rigisohoka nawe yanyarukiye ku mbuga nkoranyambaga ze akoresheje YouTube channel ye, arongera yikomanga mu gatuza avuga ko bino bintu atarabihagarika, agomba kurwana kugeza ku munota wa nyuma. Arongera nitsa ku izina FATAKUMAVUTA cyane, aho yavuze byinshi bitandukanye. Ngewe ntago nakwivuga mabi ameza hari, reka. Ariko nanone ngarutse hano mu buryo bwo kwishinganisha, kubera ko niba umuntu avuga ngo ukorana n'abantu barwanya igihugu, aroruke abo bantu barwanya igihugu aribo bari guca mu bitangazamakuru bitandukanye bavuga ko bavuganaga na Yago, bakavugana ibyo bya Kizito n'abande, none akaba ari guhindukira ahubwo akaza kubyegeka kuri FATAKUMAVUTA. Ahangaha ndaza kwikorera ubuvugizi, ndaza no kwishinganisha. Mbaye ikaze kuri FATAKUMAVUTA CLIPS, ni wabo ibitekerezo bidakuraho iby'abandi. Muze gutanga ibitekerezo namwe muvuge kuri iyi ngingo, hanyuma kugira ngo tubashe guhana ibitekerezo. Turaza kugendana akantu ku kandi, ariko nk'uko mbibabwiye uyu munsi tugiye kwibanda cyane kuri gahunda ya Ndi Umunyarwanda, kubera ko birababaje, biteye n'agahinda kubona urubyiruko, kubona umujene nka Yago ku myaka afite yarangije kwijandika mu macakubiri kuri iriya level. Bro, showbiz
nibyo twakoze entertainment bro, ibi bintu tubisaziyemo kabisa, nta kandi kazi tugira, nta kindi kintu kidutunze, ariko noneho revo bigezeho. Iyo aba wavugaga fata ku mavuta ukavuga nyine uburyo abo bakobwa ba Kimisagara ibyo bakoreye, ukagenda ukavuga abo ba Emirene, ukavuga ba Sabe, ibyo nta kibazo. Ariko noneho kwadukira ukajya mu moko, ukazana ibintu by'amacakubiri byeruye ku mugaragaro, ugatangaza ko uhunze u Rwanda, ariko kano kanya abantu bari mu gihugu akaba ari buri kwitinya nga Rwanda, ukamaze kwirikodinga uvuga ko ugiye kurwana umuhenerezo. Turaza kugarukana none ku biganiro ahayise ninjira mu buzima bwanjye bwite na Yago iyo myaka 4 amaze akorerwa iyicarubozo, ahubwo je nani ndaza kwereka muri iyo myaka 4 ibyo yakoze ku izina fata ku mavuta, uburyo yari pkinagaje akoresheje abatumirwa bo muri icyo gihe. Hanyuma ndaza kugaruka n'icyo yapfuye n'abatumirwa kijyanye no kubaha script y'ibiganiro byandagaza byataka n'abantu mu rwego ruri person. Benshi bahitamo kubivamo, bahitamo kubireka, bahitamo kwigira ku zindi channel. Ikindi kintu turaza kurebera hamwe uburyo Yago na business idea agira, uburyo abantu nka Isimb, uburyo umuntu nka Emirene bamurushije business ideas, bigatuma izo business ideas zubakitse mu rwego rwiza zikurura abakiriya, bikarangira bamuteye umugongo bakajya muri indi duka. Turabizi mu Rwanda dufite gahunda ivuga ngo akirana umukiriya yombi. Umukiriya nyine ahantu bamwakirana yombi nihajya. Iyi ni business. Ibyo byose ariko nanone nabikubwiye tugiye kubigarukaho dukoresheje ikintu kimwe ngiye kugarukaho, nshaka ko twongera tukiga neza cyane. Tugiye kurebera hamwe gahunda ya Ndi Umunyarwanda. Ndi Umunyarwanda ubundi niki, idusaba iki, idutegeka iki, ni gute tugomba kubana nk'abanyarwanda twubahirije umuco nyarwanda, indangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda. Ikibazo cya mbere cy'uyu munsi kirababaza mwe mwese mukurike fata ku mavuta clips. Ndi Umunyarwanda niki? Birashoboka ko nta detail nyinshi cyane ufite, ariko iri ni itangazamakuru ry'umwuga. Itangazamakuru ry'umwuga ribereyeho kwigisha, ribereyeho gutanga amakuru, hanyuma ribereyeho no gutanga ibyishimo. Izo ngingo ukoresha ndagira ngo kuri iyi channel yitwa fata ku mavuta clips nizo zizaturanga. Ngiye gutangirira ku ngingo ya mbere y'itangazamakuru ry'umwuga, ariyo kwigisha. Ni nayo mpamvu uyu munsi nahisemo kubigisha Ndi Umunyarwanda. Ikibazo cyanjye kiragira ngo Ndi Umunyarwanda, kirakira kiti Ndi Umunyarwanda ubundi niki? Ndi Umunyarwanda ni ukwiyumvamo isano ihuza abanyarwanda batewe ishema no kuba abanyarwanda, bahuriye ku gukunda u Rwanda, kukurinda no kuruteza imbere. Ndi Umunyarwanda ikubiyemo ibice bitatu by'ingenzi. Ibi bice bitatu by'ingenzi uwitwa Yago yarabifashe arabikandagira uko yishakiye. Aka kanya amaze kwirikodinga ikiganiro kiri avuga ko ibyo ribu yatangaje we ntago ari buze guhagarara. Muri ibyo bice bitatu bigize Ndi Umunyarwanda rero igice cya mbere. Igice cya mbere ni cyo kwiyumvamo ubunyarwanda. Nk'umunyarwanda ntago wagahagarara imbere ya televiziyo iri kuvuga ngo nahunze u Rwanda bro. Tekereza ibihe turimo. Turi mu bihe by'amata n'ubuki. Amanota ni 99 n'ibice bro. Warangiza ukajya kuvuga ngo mu Rwanda haba bica. Guhunza bica. Nta mutekano ufite i Kigali. Coga muzirabera i Kigali. Aka kanya isi yose hanze amaso i Kigali. Twongere twibukiranye Ndi Umunyarwanda ikidusaba nk'urubyiruko, kubera ko urubyiruko murabizi ko nejo heza h'u Rwanda. Igice cya mbere rero cya Ndi Umunyarwanda ari cyo kwiyumvamo ubunyarwanda, ni ukwemera kuba uw'u Rwanda, ukemera kuba uw'u Rwanda, rukaba urwawe, ukarubamo narwo rukakubamo, ukarutura, ukarukunda, rukakurera kibyeyi, ukabyemera u Rwanda rukakurera kibyeyi, ukamenya kururinda, byaba ngombwa ukaba wanarwitangira. Sindi kubona uburyo ugeze kuri level yo kuvuga ngo uhunze u Rwanda bro, who are you? Iyo sano y'abanyarwanda
ikaba igihango kizira gutatirwa ubuziraherezo. Ubuziraherezo ni ukurinda upfa ukajya mu butaka utaratatira igihango cy'uko uri umunyarwanda, utari wavuga u Rwanda nabi, bibaye ngombwa u Rwanda wanarwitangira. Ndi umunyarwanda idusaba guhora dushaka ukuri, ariko tukabikorera cyangwa se tukabikorana ubworoherane nta guhutaza, tukemera naho twagize intege nke, tukabisabira imbabazi tugamije kujya mbere. Yago, igihe kirageze ngo wemere intege nkeya zawe, usaba imbabazi, dukomeze uru rugendo tujye imbere, ibi bintu tubyibagirwe. Hanyuma ingingo ya kabiri ya Ndi Umunyarwanda iragira ngo zimwe mu ndangagaciro z'ubunyarwanda harimo gukunda u Rwanda n'abanyarwanda no guhora iteka uzirikana kuzaraga ababyiruka igihugu cyiza. Ibi bintu ni ibiki turi kuraga urubyiruko? Ni ibiki? Kirazira kuba ibikoresho by'imigambi mibi ku Rwanda n'abarwo. Iki kintu Yago ucyumve neza, ugishyire mu matwi yawe neza cyane. Energy drink wagira ngo iyo batekereje baratonekara. Aka kantu kumve neza cyane. Kirazira kuba ibikoresho by'imigambi mibi ku Rwanda n'abarwo. Yago, nta muntu nzi wavuze u Rwanda nabi byaguye neza. Kirazira kikaziririzwa kugira ingengabitekerezo ya jenoside n'amacakubiri n'urwango n'inzika. Kirazira kikaziririzwa ibyo bintu, kikazira no kubitoza abana tubyara, kuko bibabera umutwaro ubaremereye w'ibyo batagizemo uruhare. Iryo ni isomo rya mbere. Uriyandagaza ukavuga ngo ababyeyi b'abantu bakoze jenoside, ukiyandagaza ukavuga ngo papa wawe Murene ngo yitwa Murindahabi, ngo kubera ko ngo Murindahabi ngo nawe yitwa Murindahabi. Murindahabi amaze gukora statement, abantu bari kuguha amakuru barakubeshya. Uyu mwana yaragiye afata abantu bataza abantu, abaha amafaranga, aragenda akajya babwira ngo genda ucakira amakuru yafata ku mavuta. Undi nakamuha amafaranga ngo genda ucakira amakuru ya Murindahabi, genda ucakira amakuru yande yasabe. Ibyo bamuzaniye nibyo yaje ashyira kuri kamera. Na research nimwe yigeze akora, na investigation nimwe yigeze akora kuri bino bintu, ari kwicara akikomanga mu gatuza gatangaza. Yavuze ko papa wa Murene yitwa Murindahabi. Ibyo yavuze yakoze ngewe ntago mbigarukaho, ndaza kwirinda kuri ayo magambo yose agaruka, cyangwa se uyu musore yakoresheje ajya mu macakubiri, ndaza kuyirinda kuyakoresha. Murene asabye itangazamakuru kureka umubyeyi w'akaruhuka. Mu gihe Yago we yavugaga ko umubyeyi wa Murene afunzwe, Murene aranditse ngo data ni Gakindi Gabriel, ikindi ntafunzwe ahubwo yaratashye, Imana ikomeze kumutuza heza. Kimwe nababwira nuko akiriho nawe papa wanjye yakoreye u Rwanda, so please at least let him rest in peace. Nje ndahari, do whatever you want, thank you and be blessed. Nibyo ndi kubabwira. Iyaba Yago yafataga kufata ku mavuta akamwandagaza, akavuga abo bakobwa bose ba Kimisagara, yewe akinjira no mu muryango wanjye, agafata mama fata akamuzamura kuri sitita wagaterura agakubita hasi, akinjira kuri 20 akamuvuga, akinjira kuri fata akavuga uburyo atari uwanjye, ari umwana w'umushugurikano. I don't care. Ubwo n'ubuzima bwo kwamamara, iyi niyo soko turimo nyine yo kwamamara. Ariko noneho kujya kuvuga ngo ababyeyi b'abantu ngo bakoze jenoside ngo barafunzwe, mu gihe abo babyeyi batakinariho, mu gihe undi avuga ati umubyeyi wanjye ntago afunzwe ahubwo yitabye Imana kandi nawe yakoreye u Rwanda. Ayo mazina wo Yago yababwiye siyo, dore data yitwa gutya. Igihe kirageze kugira ngo uyu musore, inshuti ze magara, abantu birirwa bamamagara bavuga ngo muhamagare Yago mumugire inama bigishoboka. Nta muntu wagize imigambi mibi ku Rwanda n'abanyarwanda ngo bimugwe neza.
muri kino kiganiro nababwiye ko ni ibice bitatu ya introduction ndi kubabwira. Igice cya mbere ni cy'ubuzima bwanjye na Yago, ariko nanone ubuzima bw'akazi ko nta kindi kintu nziranyeho na Yago hanze y'akazi. Ndibuka Yago akora kuri Good Rich TV, jewe nkora kuri Contact and Contact TV, Contact FM and Contact TV ara Kiziniya Kicukiro. Aza kundirira, aza kunshaka ambwira uburyo ki ari kwihiringa kugira ngo abantu bamumenye mu myidagaduro, ambwira uburyo ngomba kujya mu kiganiro cye nkamutwikira, aza kundirira ambwira uburyo ngomba kumushakira abastari bajya mu kiganiro cye abantu bakamumenya. Abantu babonye post nakoze ibi bintu nabigarutseho. Nibukije Yago ndongera ndamwibutsa. Umva hano uburyo yari yayagaye njya mu kiganiro cye, imyaka ibaye myinshi cyane akiri umwana muto cyane, zari inzozi ze guhura na FATAKUMAVUTA. Right, turi kumwe na Boskizo, umenye ndabivuga, umenye kuri televiziyo yitwa Contact ndetse na radio. Yes, Contact bikaba rero ari bimwe uwo ni Yago hari kundirira FATAKUMAVUTA wambabari ukazaza kuri Good Rich TV. Icyo gihe nari ndi muri VWT bro, nari ndi muri HD, nta muntu utazi televiziyo Contact uburyo yagaragaraga, nta muntu utazi frequency ya Contact. Ndashimira umuyobozi wa Contact uburyo yaturemye akaturemamo abagabo akaduha icyizere kano kandi tukaba turi gukora itangazamakuru ry'umwuga. Si ibyo byonyine, umva hano uburyo yasingiza agafata. Sasa no musaza yari yambaye agapira kandi so FATAKUMAVUTA nanjye mu minsi mike zaza no mu kiganiro ubona nambaye ndasuhuza. Kuba ari kumwe na FATAKUMAVUTA byari inzozi bro. FATAKUMAVUTA mwana nayishaka FATAKUMAVUTA. Shaka gufata kumavuta nk'uko bimeze urumva uno musaza yafashe abyumvise ikono kunuringana. Uyu munsi ngiye ngiye gukora ikiganiro noneho gifite ibimenyetso, kubera ko akenshi ibimenyetso dukora abantu ibiganiro dukora abantu babigira ibikangisho aba ngo yakikuregesha, nta kintu na kimwe ndibikubwire kidafite fact. Hari umunyamakuru dukorana witwa Pundi mu busesenguzi akora akubwira ko mu busesenguzi ubundi bugizwe n'ingingo ebyiri, bugizwe n'imibare n'ibimenyetso. Mu mibare n'ibimenyetso rero uyu munsi turaza kubyubikaho uyu mugabo nibyo turi bukoresha. Yikomanze mu gatuza ngo yakubise Pundi, come on please. Ariko Yago ufite izihe mbaraga ma wakubise Pundi? Pundi ni umunyamakuru dukorana kuri Radio Isibo. Radio Isibo yabateye trauma, yarabarwaje abantu muri showbiz. Muribuka FATAKUMAVUTA ajya kuri Radio Isibo, ibiganiro byakozwe, campaign yakozwe kwa ngo Radio Isibo ni gutiha akazi FATAKUMAVUTA, igaha akazi DJ Briane, igaha akazi Emi, igaha akazi DC Clement, igaha akazi uwo Pundi, igaha akazi Venken. Ngabo bantu bose nta numwe wizi itangazamakuru. Are you sure? Yago, are you sure bundi RMC rakuzi ufite ibyangombwa bikwemerera ubundi gukora itangazamakuru mu Rwanda? Iki nacyo ni cy'abantu bagomba kwibazaho. Abantu batandukanye, aba blogger batandukanye, bano bantu birirwa bakoresha zino mbuga nkoranyambaga zabo ko babishatse, badutandukanye n'abanyamakuru bafite ibyangombwa by'itangazamakuru mu Rwanda. Abo bantu bose Yago byamuteye trauma nyuma y'ibiganiro bitandukanye yakoze muri izo promo avuga ngo abo bantu radio irasenyutse, yongeye abigarukaho. Umva hanga. Reka ngaruke rero kuwitwa Punditsi, umunyamakuru ukorera Isibo. Atinyuka Isibo wo? Ari naho abo banyamakuru bose bahurira. Atinyuka radari. Uwitwa Eminyawe, uwitwa iri kureba kano kanya uri gukorera ubwo bugoryi wicaye. Na DJ Briane bose barakorana. Radio y'Indiri. Ugatinyuka ugafata radio yahawe ibyangombwa na rura, radio yahawe ibyangombwa byose bishoboka mu gihugu, ukayita ngo ni Indiri. Ngo ni Indiri y'abantu barwanya ubutegetsi, ngo ni Indiri y'ibipinga. Yagogaruka uri kurenga imirongo y'umutuku kandi aracyari kare. Uri kurenga imirongo y'imituku. Abasesenguzi muri politike babigarutseho. Akenshi usanga abasesenguzi muri politike ntago bajya bivanga muri bino bintu bya showbiz, babirebera kure. Ariko byabaye ngombwa ko bamwe muri bo noneho nabo bicara ku bitangazamakuru byabo bakarekura, bakagira inama uyu musore bakamubwira ati Yago cira birarura. Cira birarura
birarura birasharira. Yungu yitwa Mutesi Scovia numwe mu banyamakuru bafite profile ikomeye mu gihugu cy'u Rwanda. Muramukunda muramwemera kubusesenguza abagezaho mu biganiro bya politiki. Warakubwira ati uyu mwana yago ndamuzi ari agahinja. Ntago numvaga umwana wejo bundi kashobora kwijandika mu macakubiri. Dukeneye ibwiriza rya Minisiteri y'Umuryango. Uniscovi. Hari ikintu harimo kwa kibi. Harazamo n'ingengabitekerezo ishobora no kuzika ikamanuka ikagwa kuri jenoside. Yakunda mugira inama nk'umuntu mukuru. Arataka bano basore n'inkumi. Abo nabatake nta kibazo. Natwatake pe. Afatire hare kuri miriro buri kanya. Umutwe we nakuremo jenoside. Yakorewe abatutsi akuremo icyaha cyitwa jenoside, akuremo icyaha cyitwa ubwoko. Ubusa bwabo buno bwabo barimo gutera hejuru. Byose ashire hanze. Bashyize imusozi kazi yabo. Hano ikintu cyatangiye mukita showbiz. Mutesi Scovia ahanga ndemeranye nawe. Yago nare kuri iyo miriro, ari kuri izo video zacu, ari kuri byose ashaka ku buzima bwacu. Ariko nagera ku gihugu acire birarura. Ni mu nkuru Mutesi Scovia so ifite umutwe uvuga ngo mu byo bakinisha bakureho ijambo jenoside n'amoko. Ni inkuru ya Scovia ivuga ngo mu byo bakinisha bakuremo ijambo jenoside n'amoko. RIB ikomeje kurebera abari kurenga umurongo. Ariko noneho ntabwo RIB iri kurebera, ahubwo iri gukusanya ibimenyetso byose bishoboka. Tugaruke kuri kino kiganiro. Umuvugizi wa RIB Dr. Murangira Thierry amaze kugirana n'ikinyamakuru cyitwa Primo. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr. Murangira Thierry yatangaje ko umunyamakuru akaba n'umuhanzi nyarwaya Innocent wamenyekanye nka Yago Pondat yahunze mu gihe yarakurikiranyweho ibyaha biremereye. Ntago ndibuze gusesengura ahangaha. Ni iki mutumva? Yakomeje avuga ko Yago yavuze kwenshi ko arwanywa n'agatsiko k'abantu barimo bagenzi be bahuje umwuga. Dr. Murangira Thierry yasobanuye ko uyu munyamakuru nawe, uyu Yago nawe afite kandi gatsiko yise Big Energy, FATAKUMAVUTA nababatije energy drink. Dr. Murangira Thierry yakomeje agira ati uyu Yago ahunze yarakurikiranyweho ibyaha biremereye kuko abonye ko atangiye kubazwa ku byaha biremereye nka biriya by'ivangura yahise agenda. Gusa ikigaragara nuko aho uribona ko yagumye gukora ibindi biganiro nabyo ubona biganisha ku byaha nk'ibyo ngibyo n'ubundi akurikiranweho n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Umuvugizi wa RIB yibukije abantu nka Yago bakorera ibyaha hanze ko ukuboko k'ubutabera nta hantu kutagera. Abagira inama yo gukorera mu nzira nziza aho guhindura imbuga nkoranyambaga umuyoboro wo kubiba urwango n'amacakubiri. Yago aho hantu wihishe ni nko kwihisha mu murima w'inyanya bro. Yago anshinja ko ngewe uwitwa Bruce Melody ngo yampaye amafaranga kugira ngo nge ndwanya The Ben ndamurwanya dupfiki. Igihe kirageze ngo abantu bamenye concept y'ubusesenguzi. Ntabwo ari nge wigeze ubwira The Ben ngo akore biranga ibyo yakoze mwabonye kuri uriya mukobwa simbigarukaho, ibyo ngibyo sibyo byanzanye kano kanya. Ibyo mwavuze byo kubwira The Ben ngo namwise Papa Marira, ntago ari nge watumye Marira za, iryo zina singe wari muzanye, iryo zina ryaje nkuko nibindi byose turi kubibona biza nk'inkundura bikagenda. Ndabyibuka ubwo nabasobanuriraga ibya Barabras ya Bruce Melody, nkabasobanurira igitaramo cye yizihiza imyaka 10. Abantu bancinjije ko nanga Bruce Melody ndetse ndi kubiba urwango kuri Bruce Melody. Ariko biratangaje kano kanya noneho kubona muri kuvuga ngo FATAKUMAVUTA ngo na Bruce Melody ngo banga The Ben. Come on. Aka kanya se muhindutse gute nk'igicu ko turi muri sama namvura ihari. Reka tugaruke ku biganiro Yago yakoranye na Bruce Melody mu gihe cyashize. Uyu munsi turakoresha
imibare n'ibimenyetso ubusesenguzi bushingiye kuri ibyo bintu bibiri imibare n'ibimenyetso tugaruke kuri ibyo biganiro byo muri iyo myaka wumva ahubwo iyo myaka yagari kuvuga ngo yamaze imyaka 4 akorerwa iyicarubozo wumva uburyo ayamaze imyaka 4 anyicaye ku gakano ibyo byose nabashije kubimanaginga kubera ko yari showbiz nakubwiye ati ahubwo ngiye gize amahirwe wamvuga amangaho nijoro nakubera content sinkuve ku munwa nta kintu bimigiye ariyo wanyinjira mu muryango go ahead buretse wumva igihe yari inshuti y'akadasohoka ya Bruce Melody bafatanyije ibintu bicaraga bagakorera fata ku mavuta urumva nta ahantu hamwe nigeze kubibwira abantu mbabwira ko kumva narize zafata ku mavuta bimeze nko kurya amafi n'icyo tumva ntago ibintu byose avuga bipfuye n'icyo tumva kumva narize zafata ku mavuta ni nko kurya amafi ntago ibintu byose avuga bipfuye icyo gihe nta kindi nigihe nabasobanuriye Burabas nigihe nabasobanuriye igitaramo cye cy'imyaka 10 yakoreye muri BIRARURA nkabayishurira ko kugira BIRARURA ibona abantu bahaye akazi abamotari biciye mu mujyi wa Kigali mu bufatanye bari bagiranye aka kanya uyu nguyu ari kuvuga ko noneho fata ku mavuta ngo akorana na Bruce Melody abo ba DJ Brian Yago avuga ngewe ndi kumwe nabo ngo kuri radio Isibo avuga ngo twebwe ngo ntago ngo twakagombye guhabwa akazi kuri radio Isibo avuga ngo DJ Brian amusaba imbabazi reka mbibutse ibihe byiza bagiranye reka mbibutse ibihe byiza bagiranye batowanga fata ku mavuta ariko yari show busy ngewe mu nkorema akazi it's okay ariko nimugera ku macakubiri nimugera ku bwoko mucire birarura umva Yago na DJ Brian bakira amashumi wumva ibyo bankoreraga Jaja zimya kamera oya Jaja aragohazi wumva uburyo bagiye kunyiniraho igeze gukora ikiganiro yemera ngo na undi musitani ngo uraberekana tuye ngo ni gituye ahantu heza none rero byatunye ngira umva rwagashinyaguriro bagiye kunkorera igihe nakomeretswaga mu mutwe ngo bayimeneye mu kayira aca amatashye ukuma can you imagine ngo bamwanuzibuye urumva none amaniga ngo yamwegetse none gufata ku mavuta ngo cyasotse ngo nazamboksa ngo za mwana wume za chupi urukumva ngo gisohokana umwuko nyagucurangwa nyagucura reka ngwize ukuri fata ku muhume mani ngiye none ngisigaye njya kubwira nkafata ku mavuta nge nkibuka ko afite umuryango fata ku mavuta uringegera uri imbobo uri kumva reka nkubwize ukuri sinzi umunsi wavukiyeho ariko uwo munsi uri kumva ntago ahangaha ibi ngibi byose DJ Brian twaje twiyunga mu gitaramo cya Bruce Melody nagiye i Burundi nabwiye abanyarwanda bose naravuze ngo nakavarinze ibitaramo bya Bruce Melody yakore muri BIRARURA nambahishurira iby'abamotari ningiye wabatayemo ibya Burabas ni Burundi ngiye gukurikira Bruce Melody nitegera icyo gihe nari ndi kuri 3D TV ngiye gukavaringa igitaramo cya Bruce Melody ngiye kubabwira akantu ku kandi kubera ko i Burundi yagiye gushya Bruce Melody birashoboka kazafungirwayo kubera amadeni yaho yari afiteyo abantu bangira umusazi batagwa ngo fata ku mavuta ngo nashaka kwica igitaramo cya Bruce Melody Burundi yagezeyo ku munota wa mbere bamufatiye ku kibuga cy'indege ibyo nababwiyemo nyita umusazi ariko mbigira ibyo nyirabono iki gitaramo ngomba kugikavaringa abantu baneranyije na Bruce Melody igihe kinini bamubeshya ko mwanga ngomba kumwereka ko ari nge muntu witege nkaturuka i Kigali nkaza kwishimira umuziki we na achievement n'ibyo bibazo byose abantu bari kumuterera amava ngo yafungiwe i Burundi byose nkabimufashamo bikagenda neza icyo gihe murabyibuka ko Bruce Melody yari yajyanye DJ Brian 1:55 AM hagarariwe na Coach Gael bari bahaye DJ Brian nk'umu DJ ugomba kuyobora ibyo bitaramo bya Bruce Melody hari i Burundi muri icyo gitaramo cy'i Burundi abantu barabibonye fata ku mavuta na DJ Brian nitwe twari aba MC nitwe twayoboye igitaramo cya VIP cya Bruce Melody Burundi cyakoze amateka n'ubu ngo batazibagirana ku butaka bw'u Burundi ibyo bintu ushatse wahamagara uwitwa Landry Promoter umutananigwa niwe ubayoboye i Burundi muri showbiz n'umunyamakuru ukomeye cyane ndamushimiye nabonye yo televiziyo ye ejo bundi yarujuje abasabu 100,000 Landry nzaza kugusura kabisa igihe iri YouTube Silver Award zaba yakugezeho
Brian twaricaranye njyewe ndamubaza Brian ariko ni gute njyewe abajura baneye abantu bakanera bakansatura umutwe izo nkuru murazizi abantu bantera abantu bane bakankubita mpaka umutwe ukamene kandi nyuma mfite inkovu hanyuma ukajya kwa Yago ukavuga ngo ngurura rutwe ngo bamenesheje ukaba fieri yuko njyewe nakomerekejwe mu mutwe bro ukansonga kuri kano kageni nka kano maze kubumbisha Brian yambwiye ko ari script za Yago ambwira ko ari byo yagashaka ambwira ko ari byo biganiro yagabatoza ambwira ko yaje gukora ibiganiro asanga Yago aramubwira ngo cyafata ku mavuta tukice noneho nitukivugaho biragenda neza turarebwa jewe na Brian nago bino bintu mbizanye hano mu rwego rwo gushyirishamo Brian ahubwo ni ikimenyetso cy'ubumwe n'ubwiyunge muri showbiz nyarwanda jewe na Brian twariyunze Burundi gira inama DJ Brian ndamubwira ati reba amazina tumaze kugira Kigali kano kanya nitwe bantu turi gufatwa tukaza hano nk'abaye musibaje kuyobora igitaramo cya Bruce Melody yakagombye kuba igitaramo cye kiyobowe n'abaye musibakomeye hano i Burundi ibi bintu ntacyo bikubwira wowe nta kintu byumvamo igihe kirageze ngo tuve ku bintu by'umuhanda by'imbobo tugendere kuri gahunda z'igihugu Brian nkubona mejo heza hazaza Brian reka nkubwire ko nyibona uko zira foundation yo gufasha abana nese nkubona mejo hazaza bano bantu bakubwira ngo iri gutukana kuri social media baragushuka hinduka CIRA BIRARURA reka tujye Kigali warahindutse urebe kejo nejo bundi utazicarana n'abakomeye naramubeshye DJ Brian ni mwamubonye mu kirori cyo kwibohora mu myaka 30 tumaze twibohora kuri stade Amahoro umuhango urimo His Excellence umukuru w'igihugu ntago MC yari DJ Brian umuntu ugeze ku rugero rwo kuyobora ikirori kirimo His Excellence umukuru w'igihugu wowe uramufata ukamwanika ukamwita umutinganyi ukamubwira ngo uburyo ngo yaje gusenya igihugu ukamwita inyangarwanda ntago ndi kubabesha bino bintu nabiganiyeho na Brian ni inshuti y'itangazamakuru y'imyidagaduro muzabimubaze njyewe nawe twicara i Burundi tukiyunga nkamubwira ati bino bintu ducira birarura bino bintu birarura ariko nawe akerura akambwira ati Yago niwe wancukaga nkoresha bino biganiro byose DJ Brian ndagushimiye uburyo wahindutse kano kanya ukaba warakire ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza wacu yatubambiye ku musaraba kugira ngo abamwizera bose batarimbuka ahubwo bahabwe ubugingo buhoraho itandukanye n'ibi byose itandukanye n'abo bana itandukanye n'abo bantu bari kwita impunzi mu gihe stati y'impunzi yaciwe mu Rwanda mu gihe u Rwanda ari rwo rutanga ubuhungiro murabizi ibihugu tumaze guha ubuhungiro murazizi inkambi ziba hano mu Rwanda zibayeho neza yaba mu buzima mu kwivuza mu mashuri mu myidagaduro ejo bundi radio Isibo biciye muri Fosino mugenzi mu kiganiro cyitwa Isibo Sport bari bagiye gukavaringa amarushanwa y'inkambi ni competition z'umupira w'amaguru wowe twebwe turi igihugu kibereye gutanga ubuhungiro wowe noneho ugashaka kuba impunzi itandukanye n'abo bantu ntago ari ibyo byonyine ntago ari abo bonyine yakoresheje muri iyo myaka ine avuga ko yabyinagaje ahubwo yamaze imyaka ine yaragize abantu imbataze abakoresha icyo ashaka mu rwego rwo kwica andi mazina y'abantu ntago ari ibyo gusa umva n'abandi yakoresheje impeta ariko ndabona zijya gusa nk'izafata ntago rwose fata afite uruhara kandi njye mfite umusatsi wimbaza fata sinaje kuvuga fata cyangwa ugumane mikoro za uruhara rwanjye ni ikibazo turamumbaza mu biki njye simvugana n'umuntu ufite trauma ubusari njyewe na Yago ninde ufite trauma kano kanya turaza kugaruka kano kanya kuri trauma ya Yago icyayiteye turabyinjiramo uburyo yahawe amafaranga n'umuntu amwizeye ayo mafaranga akashora mu muziki akagenda agashya bikarangira saze izo nka ari kuvuga yahaye ba Bruce Melody bakazanga ahubwo yagurishije inka zase zose yarazimaze ngira ngo ejo bundi mwabonye ikiganiro kwa Yago cy'uwitwa Skytu nanone yarongeye asaba Skytu ko Skytu yakongera akicarira afata ku mavuta ngakamwicara ku gakano Skytu aramubwira ati byari kera bro ya ntago nyishukika ntago nshobora kongera kwinjira afata ku mavuta Fata ku mavuta n'umuntu mukuru n'umuntu w'umupapa maze kugira abana babiri maze understanding abantu b'abapapa igihe nafite fact y'ibyo mvuga wishaka kunzana muri izo nzangano zawe ufitanye n'abo bantu njyewe umuntu muvuga iyo mfite fact mfite ibimenyetso kubera ko mu busesenguzi akora imibare n'ibimenyetso gusa
amutera umugongo ariko yamukoresheje icyo gihe banyataka uyu Skytu nawe ejo bundi yanga kunyataka nyine muri icyo kiganiro Skytu yasabiye ngo yiyunzemo na Yago nuko Skytu arabizi umubano wanjye nawe arabizi uburyo mubwira ati nibyo uyu mwuga kera navugaga ndi umwe abantu bakavuga ngo fata ku mavuta yarasaze kubera ko ubusesenguzi nta mundi muntu wari ubuzi kera baravugaga ngo nta rugo rutagira umuhanzi aka kanya noneho ntaca nitagira umusesenguzi ngo fata ku mavuta yakoze iki wakimenya gute suri mu buyobe hanyuma Yago akongera akavuga ngo fata ku mavuta ngo yahawe akazi na Bruce Melody ngo yice The Ben ndamuziza iki zira video zimusanze ninge wazisohoye izo ndirimbo zabo ziribwa yasohoye ni Forever irasibwa sikosa na yagaragaye mirasibwa ibyo bintu byose nimyicaramo nkabisesengura ngo nanga The Ben mvu buryo umugabo ari mu buyobe utafite iki yakoreye icy'abanyarwanda uretse kuzana amacakubiri uretse kwirirwa yarahawe ama operation n'uwitwa Bruce Melody kuri no shoro turabyerura uwitwa Bruce Melody yahaye operation fata ku mavuta n'abarimo ba DJ Brian mu buryo bwo kubangamira The Ben no kumuzimya n'aba bakazungu nabandi ngo ngewe nahawe akazi na Bruce Melody ngo ko gusebya The Ben Yago yibagiye umubano yagiranye na Bruce Melody kugeza ubwo banyicaraho kuri iyi level urumva nta ahantu hamwe nigeze kubibwira abantu mbabwira ko kumva narize zafata ku mavuta bimeze nko kurya amafi ibi ngibi byose ni Yago wari urimo bashuka arabwira ati fata ku mavuta fata ku mavuta yabaye inzozi mbi zanyu gute Redman ni ufite indirimbo yitwa inzozi mbi zanyu haririmba ngo ndi inzozi mbi zanyu iyo bandose barakanguka ndi inzozi mbi zanyu iyo nahari ni ubwo bwonyine bamvuga abo ba DJ Brian uri kuvuga ngorana nabo wibagiwe igihe wabashukaga wakoresha ibidakoreshwa aka kanya bakaba baraguteye umugongo bikaba biguteye trauma Yago CIRA birarura CIRA birarura abantu batandukanye mwabanye mwakoranye bagufashije bakakuzamura bose urabafasha bakubise hasi nta kibazo dukubite hasi ariko wikinisha igihugu bro wikina nibyo bintu CIRA birarura harya ngo wagiye ngo muri gereza ngo gufunguza abantu ngo bandimbati warabasuye ngo batiti Brown warabasuye tekereza umuntu uza kugusura uri gupfa ari gufirima ariko aba batipe nta rukundo urarwaye urarembye urafunzwe umuntu yikoreye amakamera aje kugufirima arashaka kwerekana izo struggle zose urimo ubwo buzima bubi bwose urimo umva ndimbati inama yakugiriye nawe akwibutsa ngo CIRA birarura CIRA Yago ntabwo ari umuntu ntabwo ari umuntu uretse amaco y'inda y'amaco y'abantu bashaka gusebya igihugu cyagonga igihugu nta muntu ndahamya ntashidikanya ko nta muntu watekereza kwica Yago kuko afite iki etaje afite Kigali imodoka afite Kigali ni igiki Yago atwaye iki Yago ni igiki ku buryo abantu bagira umugambi wo kumwica ibyo byose rero nibyo ndimo nkubwira ni ya maco yo kugira ngo abantu bikure iwabo bagende bajye kuba bacakara niba rero Yago yahisemo kuba umucakara biramureba agahitamo kuba umucakara agahitamo kugenda avuga nabi ariko Yago ntawe ushaka kumwica kuko Yago uretse na Yago nta munyarwanda ufite gahunda yo kwica undi uwo ni umusaza ndimbati fata amasomo ibyo ni ibintu twarenze cyane nta munyarwanda ufite gahunda yo kwica umunyarwanda mugenzi we cyangwa undi muntu uwo ari we wese uriho uhumeka ahubwo abantu bafite ibyo bashaka cyane cyane ntagenda bishake ku giti cye ngo babone cyo gukinira ku banyarwanda cyo gukinira ku Rwanda ngiye mu buhungiro n'ibyo bitwaza ariko Can you imagine nyuma yo kubona itangazo rya RIB uranungwe ariko warangije kurenga mva nta igisubizo ni kimwe kandi leta iragifite ibyo bakora byose nuteze guhinduka ngo uzahangana nabo muri kino kiganiro nababwiye ko ndaza kubasobanurira bino bintu bya energy drink cyangwa se kuri Yago nkoresheje nanone ubuzima bwanjye bwite na Yago
ariko nanone hari ikindi gice nababwiye ngo ndaza gusesengura igice cyuko Yago yafashe abantu bakora showbiz bose mu Rwanda agashyira mu gafuka gakubita yatatse fata ku mavuta. Ngiye nababwiye ko nta kibazo niyo wakwataka mama wanje niyo wakwataka papa wanje, ngiye nta kibazo bro. Mu Gitega ubundi nibwo buzima kabisa. Twavukiye mu murwa, ntago dutinya abavuga, nta ubuzi nyombya kuyombya kereka ashaka kuba nkayo. Watatse Murungi, wataka Emirene, urataka kugeza nubwo ugera kuri Christopher Muneza bro. Muneza ugera kuri Ariel Ways, kuri Rocky Kimo, mubara abana bo mu Gatsata ntago bari buguhereze. Tegereza, iyi ni mirabyo ntago inkuba ziraza. Ariko reka mbibutse abo bantu bose Yago yaciye amazi, ni bya bindi bavuga ngo abo umwami yahaye amata bamwimye iki. Abo bantu bose nibo bazamuye Yago, nibo biteranyije barifatanya, baraterateranya bakubita inzi bipfunsi, birangira havuyemo Suwejo, birangira havuyemo album launch Suwejo. Abo bantu bose Yagara bafashe kano kanya abateretse munsi y'ibirenge arakandagiye. Reka mbibutse kuri aya mateka ya showbiz, ni ibyejo bundi bino nabyo mwarabyibagiwe. Reka mbibutse ibintu Yago yibagiwe. Uruganda rwa showbiz mu Rwanda rwishyize hamwe ruragutamika mikoro bukeye kabiri, umurengwe n'ubwishongozi bitaha ku mutima wawe Yago. Ese Yago, iyo uri kumva ubundi wowe indirimbo zawe ubwawe uba wumva warira, uba wumva waseka, uba wumva tukwanga, uba wumva wakora iki, wavugurura iki, kari cyo kintu wakagombye gutekereza ku bihangano byawe wiri kuvuga ngo u Rwanda rwose rwarabyanze. Abantu bafite uburenganzira bwo gukunda umuziki bashaka, nkuko bafite uburenganzira bwo gukunda A.p.r, nkuko bafite uburenganzira bwo gukunda Rayon Sport, nkuko mfite uburenganzira bwo gukunda Gorilla. Kano kanya nkaba ndi umuvugizi wa Gorilla, ngo nagiye mu by'imikino birandanira, ariko ubundi institution z'imikino razizi bro. Gorilla FC urayizi, abankurikiye nimvuga Gorilla muvuge tupandani, Gorilla tupandani, Gorilla tupandani. Ndabatumiye ejo bundi muzaze murebe uburyo nandagaza amakipe yara kuri Kigali Pele Stadium. Ikintu cya kabiri njye kukwibutsa, Bruce Melody ndabyibuka igihe mwakoranaga ibiganiro musebya fata ku mavuta mukanyita isamake, none ubu ngubu ngo fata ku mavuta niwe nshuti ya Bruce Melody, ngo wabaye umwanzi wa Bruce Melody. Ibyo byose ukabivuga kubera ko Bruce Melody yakwimye ikiganiro bro. Ariko se ikiganiro koko kukwimwa ibiganiro bitumye usara? Umuntu afite uburenganzira bwo kujya kuri radio ashaka, umuntu afite uburenganzira bwo kuvugira kuri televiziyo ashaka, bitewe n'ibyo ashaka kuvuga, bitewe na strategy ibyo ashaka gupromoting. Abantu bari barambiwe aya macakubiri yawe yo kuza mu biganiro byawe ukabumvisha uburyo bagomba gutuka fata ku mavuta, bagomba gutuka Sabe, bagomba gutuka kanaka, bagutera umugongo, baragenda biyunga n'abo bantu bose, usigara uri nyakama. Element wagukoreye hit ya ugenderaho kano kanya nka Suwejo, iyi ndirimbo ni itumye usara ubundi. Element ya mva sinavuga ko wakojeje wabikoreye uruganda, ariko indirimbo wamukoreye ni itumye usara. Uyu Element nakwitaba nta kuvugisha, hanyuma urasaza uravuze ngo Element ngo wejo bundi harya wowe uruwarya ari Yago muri iyi game. Izo zose nako zari inshuti za Yago bose, abantu bari inshuti ze bafatanyaga mu kuntera amabuye, noneho yangiza umuvugizi wabo. Reka ngwibutse ibindi wibagiwe Yago. DJ Brian akakanya yicarana n'abakomeye akayobora ibirori birimo His Excellence, naho wowe nguri kuzana ngo aba ex ba DJ Brian. Ibaze n'izina ry'Imana, ibaze. Kimwe kiri hano ikindi kiri hano, ni ibintu bibiri bitandukanye. Ibaze iyo level. DJ Brian ndagushimira ku nama, ku kiganiro cy'ubwiyunge ngewe nawe twagiranye i Burundi, tukagaruka tuvuga tugende i Kigali duhindura ibintu, kubera ko ibintu turi gukora bigeze ku rwego rwo kurebwa mu ma ministeri, bigeze ku rwego rwo kurebwa muri presidence, bigeze ku rwego rwo kurebwa n'abantu bakomeye mu gihugu n'intiti. Duhindura umuyoboro, byaradukundiye bro. Aka kanya fata ku mavuta arasinya contract buri kanya. Contract ya Gorilla nk'umuvugizi wa Gorilla FC,
contract ya radio Isibo abantu bakavuza induru ngo radio Isibo ikababana virusi mu mutwe. Golden Gate Technology kavuga ati oya ndashaka kwamamaza kwa FATAKUMAVUTA mbabwira uburyo telefone nziza nkiri akoresha mu kiganiro n'ahandi wahasanga hatari muri Golden Gate Technology. Ibyo bintu byose bikubanya umutwaro, tura CIRA hasi byose birarura. Ndabyibuka wowe na DJ Brian nabahaye urugero kabisa. Hanyuma DJ Brian kuri DJ Brian ikiganiro cy'ikanzu cyabaye ikanzu. YAGO ngarakazwa nuko DJ Brian ariwe mu DJ wa mbere ukomeye mu gihugu udija muri club nyinshi ngo utajya ucuranga indirimbo ze. Ukikomanga mu gatuza ngo ngewe ngo nari naravuganye na DJ Brian ngo kuzakorana ngo ikiganiro ngo yambaye ikanzu ngo bucyagiye kugikorera ku isimbi kwa Sabe. Afite uburenganzira bwa brand ye kuyimanaging uko ashaka bigendanye n'inyungu n'iterambere n'icyerekezo yihaye. Warabyibagiwe kugeza ubwo wibagirwa ko K John na Patikopa ari abatagatifu ba Kicukiro. Iyi mihanda bayifite kuva mu 2000. Warabyibagiwe kugeza ubwo wataka umubyeyi nka Sabe ukamufata ukamwandagaza ari amagambo y'inyandagazi ntasubiramo. Ninde utazi ibikorwa bya Sabe muri runo Rwanda? Ninde utazi ko Sabe yubakiye abapfakaza kubakira abakene abatishoboye inzu zirenze 1 2 3? Izo bundi ni gahunda za leta. Umunyamakuru akafata initiative nk'iyo ngiyo akajya kubakira umuntu wo kaba ngo uwo muntu ni ingegera. Saba gukeneye iki bro? Atuye mu kageretse ahindura imodoka uko abishatse. Umugore we ajya kunywa ikawa i Paris agataha i Kigali. Yakovuye i Kigali nta kintu ufite. Wagenderaga mu modoka ari inkongomani mani guri $2,000 by'idolari muri Congo. Bazagucunga neza ubundi bacekinga igihe cyose wambukaga ira mipaka uvuga ko ugiye guteza kuri plaque y'inkongomani barebe izindi gahunda zabaga zikujya. Kugira ngo ubone itiki kugeza aho hantu uvuga ko wahungi wagurishije intebe. Aka kanya se duha ijambo landlord. Amezi umaze utamwishyura. YAGO yagiye mu rukundo n'uwitwa Dabiju kubera ko nta yandi mahitamo yari afite. Yaramaze amezi ane yarabuze amafaranga y'inzu baramwirukanye mu nzu ari muri Priave. Ahitamo kwimuka ajya kubana na Dabiju. Babana umwaka n'igice mwibanga rikomeye. Turamuhereza twese turabiceceka ariko birangiye bombi bishyize hanze. Ibyo Dabiju avuga kuri YAGO sinyeneye kubigarukaho. Ibyo YAGO avuga kuri Dabiju sinyeneye kubigarukaho. Aragutunze umwaka n'igishe yishura inzu yishura ibiryo ayo matike akujyana muri Nigeria ubeshya ngo ugiye gukorana akorabo zahe hariko udafite n'ubushobozi bwo kubona korabo y'akaryuri. Uratinyuka ukataka umugabo nka Sabe. Numwe mu banyamakuru bafite experience ihagije y'ibi bintu yaciye ku binyamakuru bitandukanye yabi byandika yabi bivuga. Numwe mu banyamakuru bafite experience iri hejuru y'imyaka 15 muri game. Uraje nyuma y'imyaka 2 urasaza. Uratinyuka ukataka Phil Peter ikikubwira respect afite muri iyi industry ni korabo yakoze. Murebe korabo za Phil Peter. Abahanzi bose bararize baguyemo nta muhanzi wo mu Rwanda udashaka gukorana indirimbo na Phil Peter. Kubera ko arabizi Phil Peter ari hit, ni umunyamakuru umwe entertainer uri hit, ni umupresenter, ni umu entertainer, ni umu DJs, urumva ni umuhanzi gukorana nawe harimo profit nyinshi cyane. Nicyo usize Kigali bro, niki tuzakwibukiraho buretse ayo macakubiri. We Murene wavugaga ko papa we yitwa Murinda barakunyomoje atangaje yemeye gutangaza amazina y'umubyeyi we mu rwego rwo kunyomoza ibyo bihuha byawe. Twese mwitangazamakuru dutewe ishema n'inzu witwa Murene yujuje. Dutewe ishema nibyo amaze gukorera industry. Kuzura umunyamakuru udafite ikintu ukiringa ukiyubaka wowe ukaba umunyamakuru ufatika ukaza kubona ko bidahagije ugatanga n'umusanzu kwitangazamakuru ugakora rebo yitwa MI ukazamura Vestine na Dorcas kano kanya abanyarwanda bakabamenya ukazamura abo bandi yo Bosco mutarabajya mu matwi ngo nabo bumva ibyo bintu bati inshingano bagende kano kanya iyo batumva izo nama zanyu zihengamye ntago bari kuba bare nkaho bari kano kanya. Bro tuza emera icyaha saba imbabazi leta n'umubyeyi
yahaye imbabazi nta abantu bahawe imbabazi nawe biracyashoboka bro. Mvuga iki ndeka iki? Ibyo wita urwango n'abahaye ibimenyetso bifatika bitandukanye yagiye akoresha mu biganiro bye. Hanyuma ibyo byose abantu benshi bakomeje kugenda bavuga ati twese turacyategereje icyo igihugu ubuyobozi babivugaho, ariko noneho RIB binyuze mu muvugizi wa RIB Dr Murangira Thierry tunamusuza hari numwe mu bagabo bagirana ibihe byiza n'itangazamakuru igihe cyose wamushakira uramubona. Ngibi byo yatangaje kuri Yago. Yago yarahamagawe arabazwa. Yago yongera gushyira video hanze. Video yarimo amagambo wumva arimo amacakubiri aganisha ku macakubiri n'ivangura. Arabazwa, arakurikiranwa. Muri cya gihe rero ibimenyetso byegeranwaga nibwo twagiye twumva nawe aravuze ngo yarahunze. Muri cya gihe ibimenyetso byegeranywaga nibwo yavuze ngo yarahunze. Akurikiranweho ibyaha bikomeye. Mbere yuko nsoza reka nongere mbibutse icyo ndi umunyarwanda twigisha. Amwe mu mahame abanyarwanda twakagombye kurangwa nayo. Ihame rya mbere no kwiyumvamo ubunyarwanda. Nukwemera kuba u Rwanda rukaba urwawe ukarubamo narwo rukakubyara rukakurera. Ukarutura ukarukunda rukakurera kibyeyi ukamenya kururinda byaba ngombwa ukaba wanarwitangira. Iyo sani ikaba igihango kizira gutatirwa ubuziraherezo. Ndashima intwari z'u Rwanda. Ndashima intwari z'u Rwanda zitanze zikabohora u Rwanda. Aka kanya tukaba turi mu gihugu gitemba ubuki. Vision 2020 mwarayibonye, Convention Center murayibona, Amahoro Stadium avuguruye turayabona, amanota ni 99, BIRARURA nirahari, Intarare nirahari, n'ababwizo za CHOGM zaje mu Rwanda. Ntago nabari bikorwa bimaze kwa mu Rwanda aricyo gihugu kiri gutanga ubuhungiro, nicyo gihugu kiri safe. Twongere twibuke aba bantu niba bayobye. Ndi umunyarwanda nukwiyumvamo isano ihuza abanyarwanda batewe ishema no kuba abanyarwanda bahuriye ku gukunda u Rwanda, kukurinda no kuruteza imbere. Yago ibyo bintu urimo ntago biteza imbere u Rwanda, ntago biteza imbere igihugu. CIRA birarura. Kirazira kugira ingengabitekerezo ya jenoside n'amacakubiri, urwango no kugira inzika n'ibindi bishamikiyeho, no kwitoza abana tubyara kuko bibabera umutwaro uremereye w'ibyo batagizemo uruhare. Njyewe rero ni hano nsoreje ikiganiro cy'uyu munsi mbibutsa ko cyari kirimo ibice bitatu. Igice cya mbere nicyo kwigisha twize gahunda ndi umunyarwanda. Itangazamakuru ry'umwuga rigizwe n'ibice bitatu. Icya mbere ni ukwigisha, kumenyesha ndetse na entertainment. Ibyo bintu uko ari bitatu uyu munsi ndabikoze. Kwigisha twize ndi umunyarwanda. Kumenyesha mbamenyesheje ibyo uyu musore byari gutangaza hirya no hino n'abandi bashamikiyeho ibintu bagiye batangaza. Mbereka iyo myaka 4 ari kuvuga ngo yakorewe iyuca rubozo, ahubwo ari we wamaze imyaka 4 ayakoresha iriya mikoro ye mu rwego rwo gusenya abo bafatanyije n'abo bahuriye ku kazi kamwe. Hanyuma muri entertainment mukomeze mukore sabu kuri FATAKUMAVUTA CLIPS, mukore sabone mufyondeho tubane 5 kuri 5. Niba utarakanda kuri sabone nturu wanje. Ndashimira abahanzi bakuru cyangwa se abantu bose bakuru muri game, uburyo ibi bintu bakomeje kubyitwaramo kubera ko ni ibintu by'indengakamere muri showbiz. Hanyuma kino kiganiro naringamije kwishinganisha no kwitandukanya n'amagambo yagari kumvugaho imbere y'u Rwanda n'abanyarwanda n'inshuti z'u Rwanda n'isi yose muri rusange. Ndabakunda cyane. Nitwa Ingagi Nkuru mu murwa, nitwa Papa Fata, nitwa SENGABO Jean Bosco. Iyi ni FATAKUMAVUTA CLIPS. Bashimiye urukundo mumaze kunyereka. Ndashimira abo twari turi kumwe.
nawe wirekure ujye muri comment section utereke ibitekerezo byawe bidakuraho iby'abandi. Ndashimira Simba yarari kuri kamera. Mukomeze mugire ibihe byiza, ibihe bizira amacakubiri. Mukomeze mutekereze icyateza imbere u Rwanda n'abanyarwanda. Hanyuma mu bihe bisanzwe ushaka kunkurikirana ni kuri platform zanjye zose, nitwa FATAKUMAVUTA. Ariko kuva kwa mbere kugeza kundi wa mbere mba ndi kuri radio Isibo guhera saa 11 z'umugoroba kugeza saa 2 mu kiganiro Isibo Radio. Muze kuri radar reba hose. Hari uriya mugabo yicaye kano kanya turi kuhareba ni mu murima w'inyanya. Mugire ibihe byiza.